Umunsi Voice wahageze ni kuri YouTube channel Umunsi Voice. Turabasuje kandi turabashimiye mwe mudukurikira kuri Umunsi Voice. Tugusaba utarakanda subscribe cyangwa se sabone kugira ngo bikore ujye ubona ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kukubwira intambwe 12 zigufasha kwiyitaho ubwawe, ubuzima bwawe bukagenda neza. Intambwe ya mbere ni ukumenya itandukaniro ry'ikibi n'icyiza. Niba ubona ikintu ari kibi, irinde kugikora. Irinde gukora ikintu cyose cyagushira mu mage, cyagushira mu byago, cyatuma ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abandi bwangirika birenze. Ikintu kitagufitiye inyungu kiveho. Ikintu ubona kigusubiza inyuma nta gaciro gifite, irinde kugikora. Intambwe ya kabiri, menya kubwiza abantu kuri icyo bashakaho, icyo ushaka kubumvisha. Ntuce ku ruhande. Intambwe ya gatatu, ntuzakore ugamije gushimisha abantu. Wowe uzakore ikintu uzi ko umutima wawe utagucira urubanza, ikintu kinyura umutima wawe kandi cy'ukuri. Uzakora icyiza aho gukora kugira ngo buri wese abone ko wakoze kandi wakoze neza. Kuba wakora ikintu cyiza birahagije. Intambwe ya kane, igirira icyizere kandi wumvire umutimanama wawe. Ibi bizagufasha kwiyitaho wowe ubwawe aho kugendera ku bandi. Intambwe ya gatanu, ntuzivugeho cyangwa se ngo wiyaturireho ikibi wowe ubwawe. Ibyo uzabyirinde. Nibavuga keza utikara kampama, ariko ntuziyaturireho ikintu kibi. Ibi uzagerageze kubirwanya. Intambwe ya gatandatu, ntuzacike intege ngo uteshuke ku cyerekezo cyawe. Never give up. Intambwe ya karindwi, uba ugomba kwiga kumenya guhakana. Ntuterwe ipfunwe no kuvuga no. Kuvuga ngo ntibishoboka, ibintu bizagutera isoni. Igihe ibintu bidashoboka ubona utazabikora, uzavuge no cyangwa se uvuge oya. Intambwe ya 8, ntuzagire isoni cyangwa se ngo uterwe ipfunwe byo kuvuga yego, byo kwemera. Igihe ikintu ubona ari cyiza kandi wagikora ushishikaye, kigufitiye inyungu ndetse gifitiye n'inyungu abandi, ntuzatinye kuvuga ngo yes cyangwa se ngo wemere. Intambwe ya 9, uziyiteho wowe ubwawe kandi wige kwigirira neza. Ita ku buzima bwawe, nibwo bwa mbere. Umubiri wawe niwe uguhereza ingufu. Nutawitaho nta wundi uzawitaho. Be kind to yourself. Ayo mafaranga uhembwa, ibyo byose ukora, ingendo ukora, ibyo uvuga, nuko ufite umubiri muzima. Iyo umubiri wahindutse byose bihinduka ubusa. Niyo mpamvu uba ugomba kwiyitaho wowe ubwawe kugira ngo uzabone uko wita ku bandi
ndetse wite no ku byawe. Intambwe ya 10. Ikintu ubona ntacyo wagihinduraho cyangwa se wagikoraho, icyo uzakireke kigende. Ikintu udafitiye kontorore, udashobora guhagarika, icyo ntikizagutesha umutwe ngo ugiteho umwanya. Intambwe ya 11. Uzirinde abahakanyi ndetse n'abanyabinyoma, kuko abangaba ntibazatuma ugera ku ntego zawe. Ahazaza hawe hazangirika kuko byose baba bibonera muri negatifu. Baba babona bidashoboka. Ibidashoboka kuri bo, wowe kuri wowe birashoboka. Aba bantu uzabagendere kure, ntuzabiteze. Intambwe ya 12. Iyi ntambwe ya 12 ivuga ku rukundo, love. Ikunde kandi ukunde n'abandi. Ukunde n'ibigufitiye akamaro byose. Kuba ubikunda bizatuma ubikora neza, bikubyarira inyungu, biguha umusaruro, bikugeze ku cyo wifuza. Mu rwego rwo kwiyitaho, ntiwakiyitaho utikunze. Niwikunda uzamenya kwigirira neza. Uru rukundo numara kurugira uzarukunda abandi. Turagushimiye wowe warudukurikiye. Ni kuri Muzehe Voice, tugusaba gukanda subscribe niba utarabikora.